So rero bana wanjye rero murabizi ko ibintu twabitangiye kuva kera ibintu twabitangiye kuva kera rero nicyo gihe tugira ngo tubikomeze. Of course it's your boy Wafi Brown and this is Brown Magazine n'ahandi rero this is Dollar Chase episode 2. Yeah, narababwiye rero last time twari turimo tuvuga ibintu bijyanye n'ukuntu ushobora gusettinga your life, noneho ukagenda ukicara ugakora setback, ukagenda ukabanza wamenya ngo ndashaka iki mu buzima. Nicyo kintu nari nababwiye nyine cyari cyambayeho, cyari cyangize busy kuko nari nagiye ndicara nkora setback nk'icyo bita master planning cyangwa se icyo bita gukora nka map. Urabona iyo abasirikare bagiye ku rugamba agashobora kugenda ngo yishora ahantu atazi ngo map y'aho hantu bimeze gute cyangwa se urugamba rumeze gute, agiye gufata ahantu hangana gute, aricara agasettinga plan, agasettinga avuga ati hano hantu hazakinira abantu bangana gutya, hano hantu nzakoresha ibintu bimeze gutya. Ukaba ufite ibintu like idea, ibintu byose ubifite mu mutwe wawe, ubifitiye plan byanditse ahantu, warabisettinze byose ku buryo nta kintu kiza ngo kize kugutungura. So that's what I try to do. Ikintu nicaye ndakora ku buryo nagiye ndasettinga ngo nyuma yo kumenya ngo ikintu nshaka, ko twese turabizi ikintu twese tuba dushaka n'ubwa ngo ndashaka amafaranga, but how, in which way? Kuko ugomba gusettinga ikintu kandi icyo kintu kikaba ari ikintu kiri big. Ko iyo usettinze utuntu dutoya bati ugasettinga utuntu dutoya byoroshye kugeraho, birakugora, uba distracted so easily. Distracted so easy kubera ko akantu kose ubonye ubushobora guhita ukajumpinga mu guhita ukajyamo. But iyo wasettinze ikintu kiri hejuru cyane biragoye ko waba distracted kubera ko icyo kintu nyine uba ubona cya kintu wasettinze n'akandi kantu gashaka kudistractinga nta hantu bihuriye. Ubona ko cya kintu wasettinzeho aricyo cy'ingenzi, aricyo kintu nyine ukeneye gukora. So nicyo kintu uba ugomba gutekerezaho mbere na mbere. Niba uri gusettinga ibintu ugati ngiye ndashaka gukora iki ngiki, ndashaka kuba gutya, ndashaka kuba ngo, uba ugomba gusettinga ibintu byawe ariko ukabisettinga kuri high level ku buryo nta kintu kiza kugira distracted so easily. So nababwiye ko tuba turi mu rugendo n'ubundi reka nkomeze ngende, ari nako nyine tugenda tuganira. Of course nawe ugomba ushobora gushyiraho igitekerezo aho ngaho down muri comment kuko hano no kwiganirira, sibyo? Murabizi this is Dollar Chase, niko show yacu twayise ni Dollar Chase. Ubu ngubu tugeze kuri episode 2 turimo tugenda nyine dukomeza twiganirira twungurana ibitekerezo. Murabizi nyine ni Dollar Chase, niba uri kubyumva Dollar Chase no guchezinga ibiceri cyangwa se nyine idolari. Of course kuko idolari nyine niyo mafaranga y'isi man, idolari niyo mafaranga y'isi. So nyuma yuko ubonye ko ugomba kwicara hamwe ugakora planning, ukanu gasetting ibintu bizatuma utaba distracted so easy, nyine umaze gusetting ibintu bya fresh like mu myaka even nko mu myaka 50 ntabwo ushobora gusetting ikintu cy'imyaka 2-3. Ibi myaka 2-3 ni time frame ntoya cyane ku buryo ako kantu settinze k'imyaka 2 kaba ari akantu gatoya kadashobora kuguhindurira ubuzima. Ugomba gusettinga ibintu bya danger bya hatari. So nibyo ngira ngo tujyanemo, nibyo ngira ngo tugende tuganiraho, tuzajye tuganira kugira ngo abantu bazaba bagihari. Urabona ibi bintu tubitangiye gutya nyine, abantu bazaba bagihari even in 20 years iri imbere bazajya nabona ati twagiye tugira success, twagiye tuva hano tujya hano. Nyango uzajya ubona ukuntu hagiye habaho icyo bita improvement, kandi ibintu bikaze ugomba kubyemera. Nta shortcut ibaho, ibintu bikaze bitakinga time. Niyo mpamvu ngo umuntu uzaba ukiri hano in 20 years iri imbere azabibona ko ibyo nabaga ndi kuvuga what is niki nabaga ndi talking about, niki nyine nabaga ndi kuvuga to. So nicyo ngicyo rero ndi kubabwira ngo ugomba gusettinga ibintu byawe, ugasettinga ibintu byo mu gihe like time frame y'imbere cyane yakuri kugira ngo bizakurinde kuba distracted. Iki kintu twakibonye kuko iyo usettinze nyine ibintu by'imbere mu gihe kiri imbere cyane nibyo bigufasha kutaba distracted so easy. So icyo ngicyo twamaze kugikora, twamaze kukibona. So iyo ushatse rero iyo umaze gusettinga ibintu byawe, umaze kubona master plan, umaze kubona really what's the meaning of life, ni iki mbereyeho, then ni iki ngomba kubaho, kuko
kuko ibyo bintu biragoye, ni big part muri life kugira ngo umenye ngo kuba naravutse. Bavuga ngo buri muntu wese avuga ngo afite ikintu yaje gukora ku isi. Ngiye ubwanjye naje kuko noneho gukora ikintu, what am I going to change mu isi. Iyo umaze kubona ibyo bintu rero, ikintu kindi ukora ni ukugenda ugatangira noneho kuba focused, ugatangira implementing one by one, slowly by slower. Baravuga ngo slowly but sure. Ukagenda niyo byagufata igihe kinini, ariko uri sure y'ibintu uri gukora, uri sure ko utari gukora amakosa, uri sure ko uri gukora ibintu bitazatuma wicuza mu bihe biri imbere. So iyo umaze gusetinga nyine, waramaze gusetinga ibintu byawe, biranakorana no gutangira no kubishyira mu bikorwa slowly by slow. Ariko ukamenya ko ibintu byose bigira icyo bita sacrifice. So iyo utangiye kuba ready, utangiye implementing ibintu byawe mu buzima busanzwe, ikintu cya mbere kiba you lose social life. Ibyo byo ugomba kuba uri tayari. You lose social life. Abantu bawe, inshuti zawe, urababura, sinzi nibirikora nanjye vuga ngo urabakatinga, ariko it even worth that. You can even cut your friends, ugakatinga ibintu byose biri social. Abantu banjye barabizi ko inshuti zanjye tutakivugana, tumaze igihe kinini tutavugana. Hari abakoze ubukwe ntatashye, hari abakoze ubukwe ntigeze nsura, hari abakoze ubukwe ntigeze antwerera, si uko si urwango nta kindi, but nuko natangiye kuba focused kuri my dreams, natangiye implementing ibyo nshaka kugeraho. So nicyo kintu cya mbere kiba. First of all, ugomba kumenya ko uzaluzinga social life. Uzaluzinga social life kuko hazaba harimo igihe kinini cyo kuryama utinze, kubyuka kare, kuba busy, then ugatangira kubura time yo interactinga n'aba friends bawe, ugatangira kubura time, ugatangira kubona ibintu bindi biri social ntago bikiri interesting, ugatangira nyine kubikatinga. Icyo kintu kigomba kuba kandi ugomba kubimenya. Noneho reka tube duhagarikira ngaha, noneho tuzakomeza tugenda tuvuga n'ibindi. Murabizi this is dollar chase, bizakomeza, nago biragirira aha ngaha. Murabizi wowe icyo ugomba gukora ni ukuba uhari, and ufite igitekerezo cyangwa se icyifuzo watubwira, and then tugakomeza ibi bintu twazajya turi kwirukira. Ndashaka kugira ngo uzaba uri hano no mu myaka iri imbere, kugira ngo uzagenda ubona uko either you watch me winning cyangwa se let's win together. It's your boy Avi Brown, and this is Brown Magazine, of course. Iyi ya Dollar Chase episode 2. Tuzagaruka muri episode 3. Ndaje nzababwira ngo tuzaba turi kuvuga ku biki naho nanone. Of course we are sending out.